ubundi mwanya kamera amazi na kamera uzisabande umuntu ngenza uri kuzisa egera none se ajya gutera inda abakobwa bo hanze ngiye kwintera byaramunani nzabimenye baby mbabara no umva nkubwire winyikoreshwa sibyo mbabara no kuri pe umva nkubwire ase wambabariye genda sanga bara abakobwa ateye amata oya nagenda sange bara abakobwa ateye abahise ko bambeshyira kumvikana nafata imyenda yagenda ubu nibyo ushaka ibyo nshaka genda wenda nanjye ndazana abandi bagabo bantera inda Eric uraho kanye tayari sinari naramwihwe umva uyinkoraho niko nakubwiye uranyukanye ngujye kukwirukana gusa saho ahubwo ndakuzanira abajamo bagukubite niba udashaka no ubushize barankubise baramundagura haje ibihungu birankubita Eyo WhatsApp ishoboye murundi original special no pirate nyiti naba mu rugamba gitagati kateswe Imana kadenubwa no muyaga metisi original kuko nabyiyemeje ikirenge ku muro nta gukuraho ikirenge ku muro nta kugira iki nta gukuraho akazi ku kazi urugendo ku rugendo umunsi ku munsi umwanya ku mwanya reka nkubwire wo uri mu Burundi muri Amerika muri Oman n'ahandi hose turagukunda cyane uwagaciro nangire giye murundi ku giti cyanjye na Kigali 250 turagukunda kuko uwagaciro nangire ufite inama runaka utugira mu buzima busanzwe ufite kufata ibintu byacu kabisharinga ufite kuba ari na support indi uduha komeza ukoresha umutima wawe urukundo kuko buriya baravuga ngo icyo utanze ntago usimbwa uhambye siki ejo bundi nawe ineza yawe zasubirizwa mu nkoko reka nkubwire ngo umwaka uza kubere muhire ukomeze ugira umwaka mushasha uzutangire neza uzoboneremo ibyiza umwaka uzoboneremo ibintu byose wifuza mukomeze nanjye mu nsengere baravuga ngo kugera kure siko gupfa nanjye nageze kure ko nago napfuye uno munsi gatege gukora ndagafise iyi saha ya magingo ahantu turi cameraman aragerageza aherekane ntago twigeze kwerekana umuhanda cyese ngo nibiki twerekanye turi mu nzu cameraman agerageza yerekane ahantu turi bamwe mwabonye saga yabaye ejo bundi deruka kwa uploadinga muraza kuyibwira ngo ni hehe ni kwandi inzu turimo ni yandi uyu mukobwa twicaranye aha ngaha isura yenda cyeka mureze kuri Kigali 250 harabamubonye mu masura atandukanye isura y'uburaya isura y'ibiki none uno munsi twicaranye nawe tutapanze kwicana nawe reka dutangiye tumusuhuza tugiye byinshi tuganira nawe amakuru yawe amakuru ni meza urameze neza meze neza nta kibazo biragaragara amakuru y'iminsi twaherukana kera twari tunakumburanye ariko nyine wumve ngo meze neza nta kibazo kugira ngo abantu babashije kukubona ntitwigeze tubona umwanya wo kuganira nawe byahora ari intambara kano kanya niko ndusanga twagana tukagira ibyo tukwibariza watangira ubwira akazina kawe ukabwira n'uburiwe nitwa Diana nkaba ndi madamu wa Eric madamu wa Eric Diana afite ababyeyi be bose yego ndabafite Diana yanakutse ko uburaya afite ababyeyi na buraya nkora twarakubonye barabyanditse muri comment uri muri lodge ukora sama naciye inyuma umugabo bijya bintu bikora nta atari uburaya babyitwa ngo ikindi kinyarwanda kiza basi ko ushobora gusanga ari ntazi ikinyarwanda no kwisayidira byashoboka nabyo ariko no kwisupportinga ariko nyine niba abantu ko bamfata wenda nabo bamfata nk'indaya aba narakoze uburaya nkaba ndi mu nzu nziza nta kibazo so uvuze mu nzu nziza reka mite ndawe judgingaho wa mu ntebe nziza nakwicara mu ntebe nziza wa mu nzu nziza sinatwe se kuki abakobwa b'i Kigali muba ahantu heza munambara neza munasa neza kurenza abahungu geze nk'iwanjye wasanga ari akarori nk'inkoko kubera ubushobozi buke kubera iki simbizi gusa nyine umuntu aba agomba nyine kuba afite umuntu umuha amafaranga akamera neza muraza kutwihangana akavura ko karagwa amajwi uko muri buze kuyumva nuko muri buze kuyakira ikigezi nuko muraza kutwumva nuko abakobwa b'i Kigali nyine abenshi baba bafite nyine abajama babaha amafaranga ese mwamumva ko isi murimo yo kuba mwicuruza cyangwa mukora uburaya kugira ngo mubashe kwambara neza mubashe gusa neza mutavunitse amumva ibyo bintu bifite garanti ingana gute ngo ntago ngaro kwicuruza ntago kuri ari ukwicuruza nyine ni nk'utuntu tuba dukenewe mu buzima babyitwa utuntu dukenewe mu buzima kugira ngo usambana kugira ngo amafaranga ngo ubashe gusa neza ese abajama nabo ubona ko batifuza gusa neza bo bazabigenze gute nabo bicuruza
Ntacyo kubona ngo muri minsi ngo biremewe n'abajama se abandi ngo bari kujya ku isoko bakicuruza. hari ikibazo se nabo bibaha amafaranga babikora. Reka durekeye kujajinga kuri icyo ngicyo ntabwo bitureba, buri muntu wese akora ikintu kubera kumva ko agikunze. Aha hantu uba naho ukodesha ni muri famiye umeze gutya? Aha ngaha ni ya nzu nyine yanjye. Ni wawe? Eh, Ni wawe ni kwa Eric ko aho duheruka twigeze kuza gusura, sinzi niba utarabonye ikiganiro, tuhasanga Eric. Hano kwa tuje gusura Eric tuhasanze abantu ariko urabibona byitwa icyaha ifate gute. Ni wawe ni kwa Eric, uba kwa Eric abi wawe, murabana nk'umugore n'umugabo mwabaye gute? Eric abi wanjye. Waramurongoye? Kutabyemera nese niba ari wawe, hari uri umugore ubaza umugabo wabo uw'umugore babyitwa ngo iki? Nese ubu ni ubwa mbere ibintu mbivuzeho no muri cya kiganiro ntabwo nabivuze yuko Eric Eric abi wawe. abi wanjye. Nyine ntabwo twari twahagera byanyabyo aho iwawe Eric aba. Ni aha ngaha. Nahangaha. Okay, Eric ubwo bivuze ngo yaje abaje iwawe, yaje gutaha iwawe, kuryama iwawe, kujya iwawe, byose ni iwawe. So abantu bagufashe nk'indare kandi usubiremo ni jambo wababwira? Ijambo nababwira Uriyo? oya ntabwo ndi, ariko buri wese namfate uko yabibonye azaba ariko amfata. Niba yarambonyemo nk'indaya nta kibazo. Jye nakubonye nk'indaya, reka mbifate nk'indaya. Ahubwo nta kibazo. Nangaye? Oya ntabwo ni Kameramani ahita akuraho kamera. Oya. Ariko kuba umuntu yanyita indaya naha mu nzu nziza, buri kimwe cyose nshaka nkibona, nta kintu byaba bintwaye. Bivuze ngo wowe ko wanicuruza ariko ukabona icyo ushaka cyose nta kigiye gutwaye? Ntabwo nanone najya kwicuruza. Kandi uvuze ngo kuba akwitwa indaya utaha mu nzu nziza ubona icyo ushaka cyose nta kintu bigutwaye. Ese iyo nzu nziza n'icyo ushaka cyose ubona gute utakoze uwo mwuga? Kubera iki nta mafaranga afise ngo aguha abi wawe, ubwo bushobozi bukura he? Mfite umujamo yawo. Abajama? Oya ni umujamo. Bivuze ngo umuntu wese uyafise yayaguha? Kuba afite ibiceri gusa. Abakunzi bacu isi yarahindutse n'ukuri kw'Imana. Umuntu wese wafise ibiceri wese mwaba inshuti kabisa, uko icyo ushaka iwawe hagasa neza ukajya neza cyane. So amakuru ya Eric se ko tureba adahaye? Ntukambwire kiriya gicucu. Kandi ari umugabo wawe mubana? Babarira. Ejo bundi nabonye interview. Okay, interview wenda reka tuba tubiretse. Ko mperuka cya gihe aho duherukana mu kiganiro muri kumwe, habaye ibibazo wanamwirukanye yagiye, ubundi kugira ngo mwongere kubana byagenze gute? Twariyunze ariko kwiyunze biraho nyine ntabwo bikabije. Nko ku bantu tutumva ikinyarwanda neza, kwiyunga biraho? Nyine turabana. Mwiyunze biraho? Turabana. Mwiyunze byo kubana buri muntu wese amenyeze? Ego. Ariko mugeze mu gitanda mutagira? Wapi nabyo kugira. Nakoraho? Eric ko muzira? Ko muzi yahengera wasinziriye akiba umugono. Reka tuganire noneho. Ari hehe Eric ko ari we muntu yatumye nza aha ngaha kuganira, nashaka kuganira nawe ko hari ibintu byinshi nshaka kuganira nawe? Ari hehe amakuru yiwe? Ntabwo nzi ahantu yagiye pe. Yagiye na mu gitondo simbizi. Yagiye mu gitondo? Oya da, amaze iminsi ntawe uhari. Ubwo umuntu wagiye mu gitondo ntabwo ari Eric. Kunzi wa Kigali TV comment byandikirwa hari umuntu waraye yagiye mu gitondo uri kumwitiranya na Eric. Ntabwo ari Eric. Umuntu waraye aha ngaha wagiye mu gitondo si Eric. Eric amaze iminsi ntawe uhari. C'est vrai? Eric amaze iminsi adahari? Okay, uwo muntu se waraye ninde? Oya si ngombwa. Ni umuntu ufise amafaranga? Ni umuntu uyafite. Umuntu wese uyafise buyaza kuryama? Ese uwo muntu ufise amafaranga yabonetse Eric ahari bigenda gutura Eric ajya kumusabira icumbi canke inzu se si yanjye bimubangamiye yagenda? Mukunzi wacu ko numva ibintu bitoroshe. Ari hehe kwanza? Ntabwo mbizi, ashize iminsi 2 ntaramubona. Ibintu wari ugiye kutubwira ngo ngwindange biki? Nabonye nyine interview mwasohoye ngo hari umukobwa yateye inda aramwihaka. Uriya muhungu ni muzima? Si umugabo wawe usumaza twebwe? Shama.
ubu byaranyobeye umuntu w'umugabo ungana kuriya aratinyuka akavuga ngo ntago ngiye ngo ntere inda. none se ni kuye mpamvu zuvuze amagambo none se ajya gutera inda abakobwa bo hanze ngiye kwintera byaramunaniye nzabimenye ndingumba se ntabwo mbyara ubwo niyo byanze kuyifatura murenganya ukabibona ibintu nikorera. hari ikibazo se mufitanye none se ubwo ukumva yaragiye gutera inda umukobwa w'abandi iyo aza akayintera njye nayo kubyanga none se ubwo urashaka shamana nuko yamuteye yaba atarayimutera. hari ikibazo mufitanye se erike ku buryo uko bangu ngo ahingutse ahangaha ngo byabaganje ikigoryi naragicumbikiye ndangije ndavuga nti reka nta kibazo twongeye tubane nta kibazo arangije ajya gutera amada hanze nabigiye kubinambura nabyo. none se urumva njyewe kuntera inda ntabwo yari kwinjira se musi ko arashize iminsi yasaga iriyanda yarabaye ntabwo wayibona se cyo warayibonye urihangana kuva kiriya kiganiro cyasohoka ntabwo arongera kugera hano kereka nk'ubu aramutse ageze hano ukabibona kandi aho mperuka kuza ahangaha ari nyuma ya cya gihe ikiganiro twakoze gutera inda kubera ko afite urufunguzo aza udahari aza ntahari ubwo hari igihe mba nagiye ubwo nawe akaba nawe wagiye gutegwa inda oya ntabwo ntwitenge ubwo bivuze ngo ari inzaza wowe uje gukora iki hano wowe uje gukora iki hano amakuru yawe karibu ndagira ngo umbwire ikintu uje gukora hano amakuru meza bitese ntago yicaye wahonyane ntago ndi kubyumva nkaho uramara iki hano muri nzu kuba ari wese bivuze kuza winjira hano muri nzu nta sano ufite inzu si yanjye umva nkubwire winyikoreshwa sibyo mbabarira ni ukuri pe umva nkubwire ase wambabariye genda asanga bari abakobwa bateye amata oya nagenda asange bari abakobwa bateye abahise ko bambeshyira kumvikana barambeshyira ni ukuri kw'Imana barakubeshyira se uriya mukobwa wabonye yaraje kugukiniraho abakobwa ntabwo bazi winkoraho niko nakubwiye ese ku kintu byanyu buri munsi uhora ari intambara mbabarira basi sibyo yinkoraho njye naramwihanganiye naramwihoreye ibi ni ibiki utangiye ahubwo ngize amahirwe azanye n'abanyamakuru ubu mukanya ndabona iminja ziza uzi ko zaje kumusaba imbabazi babarira no kuri se umva winkoraho ngiye kwitwaza umunyamakuru ngo ngize amahirwe ese wari umaze iminsi ye ko yego yarakubuze naratorumye kubera ko naramubuze nyuma y'iminsi 2 wari uri hehe se nukuri kw'Imana nende kuguhiga mwicara nyine tuganire nende kuguhiga reka nkubwize twaganira twagira dute umva umvikane umva nakubwiye ngo winkora asi ko ngukunda wamba oya nta egerayo nakubwiye umugabo wawe waheke umugabo wawe ubu se ni umugabo ujya gutera inda hanze ugiye no kumirika kandi cameraman ndabona ibintu byacu muri namba ugiye kumfatanya n'abari yabaje kunkubita niba bizi ubwiyo bakuvuna nkamenya ko wavunitse mbabarira basi wicara egerayo ntabwo nicarana nawe imbere egerayo gakunze wakiriye koko wamwumviriye koko ujya gutera amada hanze ndakuza wambabari icara hariya nyine tuganire sivyo basi okay basi reka nkubwire muri twaganira oya ntabyo kumvikana imbere mbabarira cyane twaganira twagira dute urajya usanga uriya mukobwa wateye ubuse koko uranyirukanye turabyumvikana oya barambeshyera niba byemera nambwiye tuce tuganire icara yabyemeye mbabarira nuko icara yabyemeye winkoraho nanjye se uyu nguyu ni buri kandi ko nawe yari karongo mva nese Eric ibintu ariko aravuga kubera iki ubundi bubiya bintu wabikoze bira bintu barambeshyira rwose mu rugo ubusura mukobwa yaje kwese warabyemeye iki yanabyemeye Eric ntukivuga mpamvu ngiye ntabwo nzigira yanabyemeye kugira ngo wenda mve mu maso ariko ntabwo kandi igihe warabinyemeye kuri telefone umbwira ngo narakararanye naragateye ndaturi muri show wawe wamfatiranye nasinze ndi mukinnyi umugabo muzima babara no kurisha sibyo winkoraho niko nje naje nje ngo tubane mutuzo sibyo nabyo kubana nawe ubu ndakurambiwe none aho bigeze imisi maze mu hanga ugende ari ngiye wakwishakiye unshaka sinzu ni yawe nese waranshaka ahungu turi kurongo ko ndeba tugiye kubaho nabi umva nkubwire oya nakubwiye ngo nimba ari umuntu ari nkumbuye ni wowe wamaze jya gukumbura ubu senze uvuye umva ubu mukanya nshobora no kubona iminja zije hano wamaze umva nkubwire njye nawe reka twumvikane niba ushaka ko tumerana neza ntabwo njye iki kiganiro nagikora uyu mugabo akirimo
wambabare ukamusabira imbabazi koko we si umugore wawe mwumvikane winkoraho niko nakubwiye sibyo twumvikane sibwo koko bakunze Kigali 250 kamera yanjye mbona urenga haraho muri kibasi fata imyenda yawe kugira ngo mbabare baze nuko ese uburanyirukanye fata imyenda yawe ugenda kugira ngo njye nawe tumerane neza fata imyenda yawe ugenda usanga umukobwa wateye inda oya n'ukuri kw'Imana bebe reka mubwire sibyo wabonaga iyo ndangiye itamfata oya yagufata ariko n'ukuri bebe okay wenda ashobora kuba yaranjye ntago murajyamana na rimwe nagarantera ninda akajya kutera nacyo kintu kimbabaza buriye none se reka mubwire sibyo cyo nagaramutera ninda nicyo kintu kimbabaza ukuntu ujya gutera uyinkoraho reka none se okay nyine wereke mu amahoro wenda mukore icyo ashaka kugira amase kuganira none se ikintu kwifuza ni iki kwifuza kumwirukana cyangwa ushaka nafata imyenda yagenda ubu nibyo ushaka ibyo nshaka genda wenda nanjye ndazana abandi bagabo bantera inda Eric uraho kanye tayari sinari naramwihwe umva uyinkoraho niko nakubwiye uranyirukanye nguki kukwirukana gusa saho ahubwo ndakuzanira abajama bagukubite niba udashaka no ubushize barankubise baramundagura haje ibihungu birankubita nibibizi iyo bakuvuna nkamenya ko wavunitse nkajya kukuvuza vuga ati basi waranavunitse ureba zino nkuvu zose mfite se abahungu bagiye bankubita none se nibabizi wamuhaye umwanya Eric basi akagira ikintu na wenda kwisara mbere kugira ngo bashe gutuma uboneza nkuko oya nagende genda mu mwanya basi umunota sibyo ubuza niki kizi muri bunsobanurire ubu mwana wabandukiye kumwangaza ngo ntago ari we wamuteye kandi mu kiganiro warabyemeye ni ukuri kw'Imana ntago ari ngewe ninde ntago mbizi nese urabona murundi yaje kukubeshyera ntago ariko ndamushinja ntago nari ariko yarabikwemereye ko yayiteye njyewe mubwiye ko wenda nawe mwemereye kuri telefone Eric umugore wawe umukunda n'abagukunda kumwemera ko wateye inda niko nawe yakwemera ko ngira ngo narayiteye basi niba n'uwo mwana naza tuzamenye uko tumurira ako uri kubyanga ngo si we wamuteye ninde se nakomera umwana utari uwanjye ngo nguki nese najya gutera umukobwa inda wese ntago mwari mva winkora niyo uza kunkunda ntago ari kujya gutera abandi bakobwa ntago namuteye inda ntago tubana hano mu nzu babarira winkora ko niko nakubwiye twumvikane oya none se Eric mu runimbo waduteranyije waduhuje wanamunsabiye n'imbabazi none se Eric agusabira imbabazi se ujya kwitera yari kumwe nawe kugira ngo mureke gwaserere nyene ntuze guhora muri gwaserere Eric wowe ibintu wawe warakoze uremera kara makosa nta makosa ariko mbabarire nta nubwo nateye uriya mwana w'umukobwa arimo arangara kubera wowe kumva se byo bishimishije basi urimo no kubyaka uriya mwana w'umukobwa ntago ari kwangara kubera ngiye nese kuko wanamututse mu ubugoryi bwe ngo ni ubugoryi bwe ni ubugoryi bwe ariko ntago ari njye wamuteye ubusabwa ikigoryi ninde ari wowe nawe niwe kuko ntago azi umuntu wamuteye inda nibwo bugoryi afise urarebye umubonamo ikigoryi ntago azi umuntu wamuteye kuki yakujeho muri pati ntago ubuzi ngo waryamanye nande kamone ko yivuga yari yarakubonye kandi yari yanyweye ese ubundi Eric reka kwibariza iriya pati n'umugore wawe yarayirimo uyu se peshyira oya ntago yarayirimo kagiye ko watubwiye ko nawe yarayirimo hirya narababwiye naho nyumviye njye ndi kumwe nawe muri izo pati zawe gusa Eric nanjye nanone okay nanjye ntago njya ruswa sibyo sister nanjye ntago njya ruswa kandi ntago ndakabadi mukanya watubwiye ko ari umujama warayanga azundutse agenda kuki Eric ibyo bintu bitamurakaza ukarakazwa no yatinda aho mbwira icyo gihungu rero cy'urutwe rubi ujya kugaruka hano twavuganye kimbwire ujya kugaruka hano njye nawe twavuganye nguki twavuganye noneho hagiye kwaka sibyo hakasiye hagiye kwaka rero natangiye kwikuraho amakosa ndakeka ibyo bintu urabizi ibihe nanjye nkaberwa ukuntu hano hasa neza no kuntu hasize hasa nabi urabibona ariko reba hagiyemo tapi nshyashya irange n'irishya urabibona Unasona ufite uzana igihungu ikigaba muri nonzo nasona ubufite ziki nagusanze nonzo ari ibyondo nyishirisha miranda ni nkuzanira inda ntuzayirere sibyo ntuzayirere nge nanda nzakuzanira ni utananzanira ninda wanzanira ibisida n'ibindi birwara byinshi sibyo kaho nyumvira iyo sida se nge sheri ndi umusirimu ntago ntawe ujya gukoreraho gukoreraho none se kugira ngo nyene Eric wenda ntaze kuba mwikosa wenyine mwese nimuza gusaga muri mu makosa wenda mwaganira mukihuza mukaweza mukabana ko mwabanaga naho musobanurira uwo muntu wenda yarahanga kuko ndakeka wamubwiye ubigutunguye ariko biranze birangira mbivuze mumubwira uwo muntu wenda
muraza kwiza kurumva uza kuba wakoze ikosa ari cyakoze ikosa ega mwakomeza mukabana niba mwarumvikanye ko uzajya kwikorera ahandi na Eric yikorera ahandi ibyo bintu mwabyumvikanye none se usibye kwirengagiza ujya hogaruka n'utwe twarumvikanye mu gihe ko ibintu byose nzakora nta kintu kizakubangamira sibyo nje bitambangamira se kuko nyine ndagukunda rega nimba utankunda ariko ndagukunda rero kuko iyo uza nawe kuba unkunda niwe kujya gutera inda okay nago nkunda okay none ngiye kukwereka ko ngiye gukunda none sasa ugiye gukora iki ugiye gukora ko ngiye none ko ngiye gukunda ugiye gukora iki urankunda ubi nabwiza urankunda ubi nabwiza arabubyo ukaje mbaze nkubwire sibyo ese washaka gukora iki urashaka gukora iki Eric akere umuriye tabi Eric ufatize droge muri wowe ufatize droge muri wowe droge ni biki ngorangonda ujye kuri nkunda none se uri muransekera mwe uko bibi wakoze ari byiza muransekera ko bibi wakoze ari byiza Eri wari umaze iminsi he siko ntari nzi ko ari ukumeze njyewe maze iminsi ngiye miga kano gakobwa nimba ari n'agakobwa nimba ari n'akagore ese kandi umusore kandi mu abarahaga nje nazaga hano rimwe na mwaza kumureba unirirwa muhiga ahantu hose undeba miki se ndi umukobwa wa uziko nenda no kujya gutanga itangazo Eric ahantu ejo ndi tugasanga haranga ntatubwiye ngo nabwo abanga ngo haba wenyine nyine sibyo ndi kukubwira se naramubuze iyi nzu se ni yande yewe ngo ni wawe ngo haba wenyine hano ngiye maba njyenyine uhaba wenyine barahagusanze aho niwe bahasanze ubwo nibindi uvuga ngo ni gwa wenyine ni wawe umugabo nawe nagusanganye muri lodge uyu mugabo afite indimi Teme yakari kwande Mureke kukwicisha urujijo. Ni kwande? Ah ni wanje. Ni wawe. Ni wanje. Urayishyura? Ubu no yishyura. Eric, ndeba muri kamera tugane na ureke kwicisha urujijo abakunzi bacu, sivyo? Niba twananyweye n'akantu runaka twiyenyezwa akantu twangweye. Uyu mukobwa uremera neza ko waje usanga mu nzu ari wayibamo. Uremera neza ko ari wiyishura, uremera ko neza yaguza n'intebe n'iki byose. Gute se kurashaka kuvuga ko atari wiwe? Ndebera. Kika niwe mukobwa katubesha mu duhe kinyarwanda cyiza. Ndakubesha se ngo bimarire. Mu duhe kwabyo. Uyu mukobwa inzu kubariye nishi naye musanze ariko namusanze mu bintu nzitamize gutya. Nese ni inzu ni. Niwe wabigize uko. Ni ibyo ndabwe mwabishire nk'irangi. Nasanze mafite utuntu tw'utubaho. Ibintu bimeze harimo. Ibi niwe wabishizemo. Yicara ku bivido. Niwe wabishizemo bi. Ucana inkwi. Nyine ibi ngibi niwe wabishizemo. Byose ninjye wabishirishijemo. Okay, no muraza wicazamo ibigabo biza ukuntu mu Rwanda tubizi bazaza bongere baze mu Rwanda ukuntu tubizi n'abaciye ngo urangora mu mbarutso ngiye gukore mu mabinga ngo nguki n'abaciye mu Rwanda ukuntu tubizi kugira ngo ibintu byanyu bize kujya ahantu heza wenda n'igihe muzavuga utabona cyagiye mu rundi yaratwitambitse none ubu yatwegeranije ngo nguki bigerageze sinkwegereye nese mugiye kurwana nabigerageze ntago muri Rwanda Eric wowe akoye kucyura mu makosa mane agize gutera umwana w'abandi ndakugiye baragutuzogiye kuno gukubita none ndanagutunze muri uru rugo none ngubu ngo nagukubita Eric kameraman akose Eric ayambara reka mbaze mu kubita njye mabuso rimwe njye Eric ariko umuntu wambabariye waretse nkamukubita none agira mabuso rimwe nahaguruka agenda haguruka waretse nkamukubita wigitazwa maze Eric gira hirya none ubwo ntabwo narara mu nzu imwe nawe gusa mwana njye ubundi uranyita uwo buri gihe uzajya uhora unyitambika kubera iki Eric reka tugane nawe kucyura buri gihe uhora unyitambika kubera iki kucyura mu ntambara ugiye kugana n'umuntu aragucumbikigeza uki agugufasha cyo cyose waretse se nkagakubita ngewe ahubwo niramye uko na kesi ya mbere ngewe uri kimana akwiriza uko na kesi za mbere tararangira zawe kuba zitararangira se waretse nk'ubundi uri umukobwa njye mwana njye mfite umushinya kubona zino ntebe zisanzemo akagahungu kandi niwe waziguze zino ntebe ngafite umuje ko asaze intebe mu nzu atera zisize sheri reba nirangiye rishyashya barishyizeho wabibonye akoseri umuriye tawe man umuriye tawe bwo mwana njye biba guca bugufi uri mwana w'umukobwa ahubwo nahiye inzu yo nta nubwo njya no kuyirara habe nijoro ni ko guca bugufi mane gusa imbabaze umufashe umusore ko yakomeza kugufasha uri kumugurukana bro mwana njye nta nubwo nyifasha kano no kubana nawe ngenda mwana sheri ugiye kumwirukana ashaka guhabwa njye kwita mwirukana ava muri no mwirukana Eric abayangoye iki noneho ndakuramo ibyo nashyizemo sibyo mu gihe Randirodi nkimwishyura uri kumva
umwishyura iki amafaranga y'inzu iyi nzu ndacyafite uburenganzira umwishyure genda kuramo matora sibyo yawe aka kameza ngakuremo nyizi ntebe nzikuremo zawe disi niri nanjye ndariharura ndazana amajagu ndi harure gera vuba ese Eric mu Rwanda ukuntu tubize nyine reka tumere nk'abaganira sivyo ukuntu mu Rwanda ibintu byaho tubize ikintu cyose ugiye kugura cyangwa se ugiye gukora runaka kiba gifite facture wavuze ko ngo ino tapi nini ari bya kugira ngo wenda nibwo mwatandukana mugabo buri muntu wese amenye iki nta ntambara yabaye ufite facture y'ibintu facture yanditse kuri iyi ndege ubona ibyo bya facture kuko nge nishyura nta muntu ukishyura mu ntoki ibyo nusanga afite facture yabyo we nabifise je nta bya facture nge kuba facture kora nyine by'ubujanja cyese by'ubujura je facture ndazifite Jera nagiye kuzikoresha ntabwo nagiye kuzigura zikoze iyo ukoresheje intebe nta facture baguha keretse iyo ugiye kuzigura zikoze jera nagenda zikoresha rero mana zikore hano kwanza rero facture bari kuma ni iki se ako wagiye ureka kubeshya ako ndabeshya iki izi ntebe ni zawe none ni zawe se nawe wazikoresha mamagara umuntu wazikoresheje muhamagare ni muhamagara sura bigenze ute muhamagare yita nzikuramo zitware nidusanga ari zawe zijyanye no se Eric mukobwa twe ko afite facture yabyo niwe yabyiguriye Eric ubundi buriya tura uri umujene nende umujene ufise kungira inama nkakugira inama niba ari utuntu runaka wanyweye cese iki ugomba kutumanaginga ko nduzi ukavanga iki kintu n'icyanjye atari cyawe mukajya mu manza ugasanga badafite facture yacyo ugasanga buranye ubusa uzafungwa bro sibyo urabizi na case ya mbere ntago irarangira n'ibintu bya mbere ntago birarangira pe buri kuye gutuza maneye boro byo bizabikora oya mwana ura mukobwa warambeshyira rwose arakubeshyira ariko ura mukobwa kubeshyira ahubwo se sheri inzoga yanjye ari keri nasize hanga hiri he inzoga umva ibiyoga byose wari warasize hano narabimenaguye nta na kimwe kiri muri iyi nzu nabyo kurya se ngaho nyigiye ibyo kurya wahashye ari mu masafuriya ndahe wahashye niriwe nirukanga Eric vavuye mu masafuriya naga fantasy umugabo muzima wateye ariko sheri ndashonje niba ushonje wamaze wavuye mu kabati k'umugore umugore akakwakira iyi ni ji byose birakureba iyi ni ji uramubutonaga reka mfite inyota mwana mu atamenyereye ibintu by'amafanta ajya no kubutu akabumva ngo ni fanta ubu uriya mukobwa nawe aricaye ngo azinga umugabo azamuha n'indezi kumwirukana byo ni gahunda rwose nta nubwo arurara basi se ko mbonye imijyaje kanyaje umva mvira mu masafuriya twumvikane wahashye tukaganira ukareka umugore akaza kwakira twe twagiye twayemo safuriya rebera umugabo muzima wateye kanzanira atashi byo umva nkubwiye keya zanjye si nsubirize biryo hariya kameramani ko ibintu byabo ntisinabyaye muri gudukina sinabyaye iri wakica nisi ni ngombwa umva ni ngombwa kwakira kuri kamera reka araza kwakira twe twagendaga ngombwa ndabimuhase ko muvano nawe agenda ubwo ubanza muri uko nicwe n'inzara kuko uhari ericara genda uzinge birabyenda byawe sahani cha tuganira uri kumva agende oya nawe nukomeza wenda mweho ningi ntabwo bikunda agende rwose ntabwo nakongera no kurarana nawe mu ngaye baza n'umuntu utemera ko yateye bakonze bashobora rero urabutemera ko yateye inda ubusenge umunsi azayintera umore basi nimba kanjye ku ruhande ufite agatwe gato akarinda urugoma oyambabarira basi wari umujinya ikintu twavuga umva egerayo nta kintu njye nawe ndagukunda umva egerayo ubwirwa n'iki katakubeshye nimba nambeshye ntabwo nabihagazeho umva wari umujinya nta muntu utagira umujinya genda uzinga imyenda yawe wigendere sibyo wari ushatse kunkuramo amaso iyo mbimumye isari kuzagumana n'umugore w'impumyi ibyo ryose kuzajya ubyakunda icyo waba cyose bakunzi bacu ndabona bidonera atari none se umwanzuro mugiye gufata n'uyu nta mbabazi naguha imbabazi naguha nuko wagenda ugafata imyenda yawe ukajya gushaka akazi ukaza uriya mwana wawe akazavuga afite ahantu basi avuga ati nakaka n'amafaranga ntabwo ari uwanjye ni ukuri pe ndarahiye uriya mukobwa uramwakanye se urabona yaraje kubeshya ni ukuri pe ndamwihakanye dore n'umusaza w'ejo bundi yansanze hano yarankuyemo urutugu izo se yari arikuyemo
Tere murundi wamuzanye. Murundi byose niwe byose ubitera wamuzanye ni wawe. Ntabwo namuzanye kugira ngo muze kurwana. Wewe yamuzanye. Simbaze no kuntu bamenye. Inzanye sabaye zindaya. Nzabimenye. Sinzi no kuntu bamenye hano. Ntabwo namuzanye kugira ngo. Bereze inkovu zose n'icyo gihungu cy'igisazi kimeze nk'igicucu cyari kinywemo umutima. Nikibizi nakubwiye ngo keke yakuvuna kaza kumfatanya na bira bihungu vugutankorera sonze bacu ndabona kuki iyo ubona baza bagatera urugo harimo n'umugabo n'umugabo sibyo bakankorera ibyo mbabare basi ubu hari sibo waranyijije nkukiza mu biki so gukone kubabwa nti mukubite cyane muri umugabo wanga umwana we ubwo ubona babarira bikubera isoma n'abandi basore bose ndabona bino bintu bitarabuze kubivamo reka twitahire tubareke wenda baraza kwiyunga nabyo kwiyunga nagenda zinga imyenda yanjye ntabwo ukomeje mwana ntabwo akomeje ntabwo yakwiye ntabwo nkomeje ntabwo akomeje umva basi reka ntabyo kunyegera cameraman twigendere mwana twigendere egera nabyo nkereye asone mubanye gute mwana akundi namwe n'ubundi mwavuye hano mukuraho ibyo bikamera ubundi mwanya kamera amazi uzisabande ubundi ngenza uri kuzisaba egera akundi wowe kutakuraho ibyo bikamera mu kamera amazi zinga kamera amazi zinga kamera